duhabwa ijambo. Gahunda yiswe Meya mu baturage yatangiriye mu murenge wa Rutare, aho umuyobozi w'akarere ka Gicumbi yari kumwe n'inzego z'umutekano basanzwe bakorana mu bikorwa bitandukanye bigamije umutekano n'iterambere ry'abaturage. Mu gikorwa cyatangiye mu gitondo, itsinda ry'ubuyobozi n'inzego z'umutekano basuye ibikorwa bitandukanye birimo ikaragiro ry'amata rya Rutare, aho basuzumye imikorere yaryo ndetse banaganira n'abaricunga ku mbogamizi bahura nazo. Nyuma bakomereje mu nzu z'ubucuruzi zirimo amaresitora n'utubari, aho basanze hari ibibazo by'isuku nke, basaba ba nyirazo kubikosora vuba kugira ngo ubuzima bw'abahaturiye butajya mu kaga. Iri tsinda kandi ryasuye ikigo nderabuzima cya Rutare n'ikigo cy'amashuri cya Gitwa, aho baganiriye n'abakozi b'izi nzego ku buryo serivisi zitangwa neza kandi zinoze. Mu gihe cyo kwegera abaturage, kimwe mu bibazo byagaragaye ni ikibazo cy'abagizi ba nabi bangiza ibikorwa remezo by'amashanyarazi biba insinga zitwara umuriro, ibyatumye akarere n'umurenge wa Rutare bafata izi ngamba zigarukwaho na Emmanuel Nzabonimpa, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi. Gahunda urebye n'umuyobozi w'akarere mu baturage, ni byiza ko n'ubundi dusanzwe tuza, ariko hamwe no gukora ubukangurambaga dushingiye ku bibazo bimwe na bimwe tuba tubona mu bice bitandukanye mu karere kacu bikeneye ingamba zikomatanije dufatanije n'abaturage. Twatekereje rero kuba twagira umunsi wihariye nibura buri cyumweru tugasanga abaturage iwabo. Ni Meya mu baturage, ni umuyobozi w'akarere mu baturage, ariko tukagira n'abandi bayobozi tuyoborana mu nzego zitandukanye. Uyu munsi wose wari uwa Rutare, tuzakomeza guhitamo n'indi mirenge tuzajyamo mu bihe bizakurikira. Ishusho twabonye, murabizi ko twabanje guhura n'inzego z'ubuyobozi, bafashe ingamba gukaza amarondo, gusigasira ibyo tugeraho, guhana, gutanga amakuru ku gihe, kwirinda ibiyobyabwenge, imikorere y'utubari. Twagarutse ku isuku, wabonye ko bagiye bafata icyemezo no gusana no gusukura aho bakorera. Rero dusoreje ku baturage, baduhaye ibyifuzo, tubabwiye gukomeza gufatanya natwe mu kudushyigikira. Baduhaye ibibazo, turabikemuye. Akarusho k'uyu munsi ni ubwitabire rero n'ingamba zivuyemo, ariko n'ahandi bizagenda neza. Abaturage bo muri Rutare bagaragaje ibyishimo n'icyizere nyuma yo gusurwa n'ubuyobozi. Bavuga ko iyo begerewe bumva batekerezwa kandi bakabona ko ibibazo byabo bishobora gukemuka bitanyuze mu nzira ndende. Tuba twishimye cyane, ikintu dushaka mujye muturamurikiriza umusaza uti Imana ijye kurinda amanywa na nijoro. Nta bibazo tugira mu murenge wa Rutare, turanezerewe. Nibyo tugize barabikemura. Tumeze neza, duhagaze tayari. Ibyo twashakaga n'ubundi yarabituvugiye, nta kindi twongeraho. Ni ukuri turashimira nyakubahwa, turategereje gusa Imana izabimufashe. Igikomeze umurinde. Ni ikitwereka ko dufite ubuyobozi bwiza. Ubundi twajya tubaza ngo umuyobozi uyobora akarere ni uwuhe asate, ariko ntabwo tukimubaririza. Ntabwo tukibaririza ngo Meya waje na perezida ubwaradusura zari haruguru ku kibuga. Iyo yaza ubwo tuba tubyigana twabuze aho duhagarara. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buvuga ko iyi gahunda yo kwegera abaturage izakomereza no mu yindi mirenge yose y'akarere kugira ngo hatangirwe serivisi zinoze zishingiye ku kumva umuturage aho ari hose. Iyi gahunda ikaba yitezweho kongera imikoranire hagati y'abaturage n'ubuyobozi, kurwanya ibibazo bikebangamiye imibereho myiza y'abaturage, ku isonga hakaba gukumira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihungabanya iterambere ry'abaturage. Aha ni mu karere ka Gicumbi, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.